Mu mwaka w'ibihumbi 2021 umuryango Unity Club Intwararumuri watangije icyiciro cya mbere cy'amarushanwa kuri Ndi Umunyarwanda mu mashuri makuru na kaminuza. Yari afite insanganyamatsiko igira iti Ndi Umunyarwanda, umurage tugomba guharanira, gusigasira no kwimakaza. Icyiciro cya kabiri cy'aya marushanwa turi gusoza uyu munsi cyazanye umwihariko wo kurenga kuba amarushanwa gusa, kiba ibiganiro n'amarushanwa kuri Ndi Umunyarwanda. Mbaye nkugarukira aha, wasigara wibaza uti ese ibiganiro n'amarushanwa byagenze bite? Ni bande batsinze? Utese biga hehe? Mbere yo kugusubiza, nyemerera dusubirane inyuma gatoya mu mwaka w'ibihumbi 2018 nkubwira hakomotse igitekerezo cy'ibi biganiro n'amarushanwa kuri Ndi Umunyarwanda. Umwanzuro wa gatatu mu myanzuro 6 yafatiwe mu ihuriro rya 11 ry'umuryango Unity Club Intwararumuri ryo mu mwaka w'ibihumbi 2018 waragira guti: icyemezo cya gatatu, gusesengura inshingano dufite nk'ababyeyi, nk'abakuru, nk'abarezi kandi nk'abayobozi mu kumva no kwakira impamvu hakomeje kugaragara ukudahuza no kudahererekanya umurage hagati y'abakuru n'abo baruta, twifashishije ubumenyi bumaze kugwira ku bituma sosiyete ishobora kuyoba ikanagera kuri jenoside, kubireba tutabihunga no kubyubakira inzira y'ibisubizo, kuko ibitaratungana bitatwibagiza ko twageze kuri byinshi, kwibonera umuti bikazana uburambe bw'amahoro twagaruye mu Rwanda. Muri iri huriro kandi nyakubahwa Perezida wa Repubulika akaba n'umunyamuryango w'icyubahiro wa Unity Club mu butumwa yatanze asoza iri huriro yagize ati: abanyacyubahiro, abanyamuryango ba Unity Club n'abashyitsi namwe mwese, cyane cyane ibi biganiro nagira ngo mujye mubizanamo abantu bakiri batoya baze babyumve, kuko hatazagira tutazananirwa kurera b'ejo bazakomeza iyi nyubako turiho twubaka. Ubu butumwa bwombi bwahise buba umusingi wo gutangiza ibiganiro n'amarushanwa kuri Ndi Umunyarwanda mu mashuri makuru na kaminuza byo mu Rwanda. Gusa ibiganiro bigitangira byakomwe mu nkokora n'icyorezo cya COVID-19 mwese muzi. Aya marushanwa kuri Ndi Umunyarwanda yatangiye umwaka ushize mu 2021, atangira ari mu rwego rwo gukomeza kubakira ku musaruro wari wavuye mu biganiro twari twaratangiriye mu mashuri makuru na kaminuza 8, ariko ibyo biganiro biza guhagarara kubera icyorezo cya COVID, harimo ingamba zo kugira ngo bidakomeza gukwirakwizwa mu Banyarwanda. Mu mahame y'intore harimo n'ihame rigira riti intore ntiganya ishaka ibisubizo. Igisubizo rero cy'uko ibi biganiro byakomeza kandi tunubahiriza ingamba zo kwirinda COVID-19 cyarabonetse. Nuko icyiciro cya mbere cy'amarushanwa gitangirira mu mashuri makuru na kaminuza 8, maze abana b'abahanga binjira mu nganzo barema ibihangano bitsitsemo ubutumwa, bisohoka mu njyana inogeye amatwi. Ndi Umunyarwanda n'umurage mwiza twarazwe n'abatubanjirije, tuharanire, tusigasire kandi tuwimakaze mu Banyarwanda. Ya macakubira dutanya tuyace rwose turamatike tuyasogota asubira iwayo, intero yame Ndi Umunyarwanda maze murebe ngo turatsinda. Ubunyarwanda buri mu maboko, ubumwe bw'Abanyarwanda buri mu maboko, gukunda igihugu biri mu maboko, ubupfura buri mu maboko,
nkundira tujye inama tujye umujyi umwe nk'abahuje twubaka u Rwanda ruzira urwango. Ubunyarwanda tuvuga twese isano muziduhuza isumba impamvu yindi yose yaba intandaro yo kudutanya. Ubunyarwanda mbere ya byose niwo musingi wo kubakiraho. Rubyiruko bana bacu, ndagira ngo mbashimire cyane umurava n'ubuhanga mwagaragaje muri aya marushanwa. Mukomeze musigasire igihango mufitanye n'urwababyaye, maze mwimike ubunyarwanda ko niyo sano isumba izindi zose. Dukomeze tuzirikane insanganyamatsiko y'aya marushanwa, ntitubigire amagambo gusa, ahubwo bibe indahiro, kwemera no kwemeza icyo twahisemo. Ni urugendo tugomba kugendana nta usiga uwundi inyuma, ahubwo dutizanya umurindi, ucitse intege abandi bamufasha. Umunyarwanda n'umurage mwiza twarazwe n'abatubanjirije, tuwuharanire tuwusigasire kandi tuwimakaze mu banyarwanda. byari byiza cyane, gusa byaje kuba agahebuzo ku itariki ya 5 y'ukwezi kwa kabiri mu 2022 ubwo hahembwaga abahize abandi ku rwego rw'igihugu mu ndirimbo, imivugo n'ikinamico. Abari hano mwese nimumfashe tubaha amashyi. Icyiciro cya mbere cyari cyiza, ariko iki cya kabiri dusoje uyu munsi kirihariye. Twagitangiye icyorezo cya COVID-19 cyaragabanutse hose. Ni icyiciro cyabanjirijwe n'ibiganiro byigisha kandi bikiza urubyiruko rw'u Rwanda mu ngeri zose ku bikomere bikomoka ku mateka mabi ya Jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda. Ni ibiganiro byagarutse ku kamaro k'itorero ry'u Rwanda nk'umuyoboro wa Ndi Umunyarwanda mu mashuri makuru na kaminuza. By'ikirenga nanone wabaye umwanya wo gutangiza no kubyutsa amahuriro y'ubumwe n'ubudaheranwa mu mashuri makuru na kaminuza 13 mu Rwanda. Ndagira ngo ku rwego rw'iri shuri ntagize ku mugaragaro ihuriro ry'ubumwe n'ubudaheranwa ritangire rikore. Mbere y'uko kamera zitwereka uko ibiganiro n'amarushanwa byagenze, reka tugaruke ku mpamvu yatumye iki cyiciro cya kabiri kijyana n'inyigisho zigaruka ku kamaro k'itorero ry'u Rwanda mu buzima bwacu nk'abanyarwanda. Twifuje yuko itorero riba rimwe mu muyoboro wo gukeshamo Ndi Umunyarwanda, kubera ko Ndi Umunyarwanda ni ubuzima bwa buri munsi. Abanyeshuri rero umwanya munini bawumara ku ishuri, akaba ariyo mpamvu twifuje yuko mu gihe bari ku ishuri bagira n'umwanya wo kongera gutozwa indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda bihuza cyane na Ndi Umunyarwanda, gahunda yongera kubakangurira isano muzi iduhuza nk'abanyarwanda, kandi noneho bagakuramo ingamba koko zo kubaka u Rwanda rw'ejo, u Rwanda twifuza. Nk'uko nabibasezeranyije mu majwi n'amashusho, reba uko ibiganiro n'amarushanwa muri iki cyiciro cya kabiri byagenze. Mu gihe RPA inkotanyi zarimo guhagarika Jenoside no mu rugamba rwo kubohora igihugu, njyewe n'umuryango wanjye twese twasi duhungira mu cyahoze ari Zaire ni DRC y'ubu, tumarayo hafi imyaka 2 n'igice. Tuza kugaruka mu Rwanda. Tugeze rero mu Rwanda, ababyeyi banjye bahise bafatwa barafungwa, bakurikiranweho kugira uruhare rwa Jenoside yakorewe Abatutsi. Nyuma naho inkiko gacaca ziziye, ababyeyi banjye baza guhamwa n'ibyo byaha bya Jenoside. Papa akatirwa igifungo cya burundu, naho mama akatirwa imyaka 30. Kuva icyo gihe rero ku myaka 11 nisanze ndi papa na mama wanjye icyarimwe, ariko byongeyeho ngomba no kwita ku nshingano za barumuna banjye. Bikomere navuga aya mateka yanteye nka benshi muri mwe, gukura ukabona abandi bana barajya gusura kwa se wabo, barajya gusura nyirakuru bande, ariko wowe ukabona nta nyine umuryango uzi n'abo mubana. Nkiri kwijana umuvandimwe ahere asorejeho
yavuze ati papa ntabwo yashoboraga kuzamuka ngo atembere, ngiye naratemberaga. Impamvu atatemberaga ni iki? Yari umunyarwanda afite uburenganzira bwo gutembera mu Rwanda, ariko kubera turi ingabo n'abajandarume bo kwa Habyarimana ntabwo tubimwemerera. Yarazaga tukamwakira muntu twasanga harimo Tutsi, ubwo ni ikibazo kuri we. Ko imyaka yagiye ikomeza kugenda ihita, naje gutekereza ku rungano rushobora kuba rugiheranwe n'ibikomere by'amateka, cyane ko wenda n'ubwo umuntu arimo aganira hari igihe bimwe bigucika, ariko buriya urubyiruko jenoside yadusigiye ingaruka mu guhungabanya imitekerereze yacu bitewe n'ibyo twabonye bitari ku kigero cyacu tutagombaga kubona. None uyu munsi hari amashusho amwe aba akigaruka kadukomeretsa, ariko dukomeza gutwaza kugira ngo turusheho kwiyubaka ndetse no kubaka igihugu cyacu. Ni muri urwo rwego rugejeje ko hariho n'urundi rubyiruko rushobora kuba rugikomeretse. Nshinga umuryango Mizero Care Organization, nababwiye gukorana n'aba clinical psychologist mu kuvura ibikomere urubyiruko rwatewe n'amateka mabi igihugu cyacu cyanyuzemo. Kuri ubu tumaze gufasha urubyiruko rusaga ngira ngo 400. Uko rero igihe twinjira mu ikoranabuhanga twaje no kuzana umurongo yavuze wa Vugukire hotline binyuze muri Vugukire app, tugamije gufasha urubyiruko kuba abasha kurenga iryo pfunwe stigma. Irene ari kuvuga natekereje ijambo rimwe nigeze gusoma papa wanjye yavuze akiriho, yaragize ati aider les autres c'est thérapeutique. Une source non alimentée ne peut donner d'eau. Si je tiens debout aujourd'hui avec mes faiblesses et mes imperfections, c'est parce que je reçois beaucoup de gens qui viennent me voir. Je suis constamment rempli. J'apprends avec d'autres qu'on peut espérer et qu'on peut insuffler des changements en soi et autour de soi. Ntekereza ko iki gisubizo yagitanze ubwo umuntu umwe yaramubajije uburyo ashobora gukomeza guhagarara, kandi azi ko mu bavura harimo n'abagize uruhare mu kwica umuryango we. Aribwo yavuze ati iyo mfasha abandi nibwo mbaho. Ibyo nakoze mfatanyije n'umuryango nkoramo wa Rwanda We Want nuko twagerageje kujya dukora ibyo biganiro ku misozi iba yarabereyeho amateka, tuvuge tukaza nkanga muri Huye cyangwa n'ahandi hose tukajya ku musozi ufite amateka yihariye mu gihe cya jenoside, tukajyanayo n'urubyiruko rwavutse nyuma ya jenoside, tukajyanayo n'ababyeyi bari bahari nka Nakre n'abandi, tukabasha kuganira. Kuki tuganira? Kugira ngo tubashe gusobanukirwa amateka adufashe gutera intambwe yo gukira no guhana ubuzima hagati yacu. Inshingano nk'abanyarwanda dufite zo gusigasira ibyagezweho biradusaba ikintu gikomeye cyane cyo kunga ubumwe. Dore ubwungo nyabwo bwunga bacu rugari we, ninde umunyarwanda umurage twarazwe n'abakuru. Uti ndi umunyarwanda nishema ntunze umurage nk'uyu narawutoye, uwo muco wacu uzira guceba. Mba ndoga data niko duteye ubu bumwe bwacu niryo pfundo, kandi uripfundiye waba upfobya ngaho mfasha nawe uripfumbate. Mu izina ry'umuryango Unity Club Intwararumuri, munyemere nshimire abantu bose bagize uruhare kugira ngo aya marushanwa agende neza, tube tuyashoje neza gutya. Turabashimira cyane. Abatsinze iki cyiciro cya kabiri cy'aya marushanwa tubahaye amashyi menshi cyane.